Wowe udukurikiranye ku isoko heza tuguhaye ikaze namwe mwese muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Ahangaha hari inkuru yanditswe ku Nyarwanda kandi ni ibintu biri kucicikana haba ku isi hose no mu bihugu dutuyemo, cyane cyane iki gihugu turimo n'u Rwanda. Hari ibyagiye bivugwaho. Itorero ry'Abangirikani ryemeye gushyingiranwa ku bahuje ibitsina. Ahangaha ni mu Bwongereza. Itorero ry'Abangirikani mu gihugu cy'Ubwongereza ryemeye ko rihaye ikaze abakundana bahuje ibitsina bashobora kuzasezerana mu itorero ryabo. Bene data, ndagira ngo mutekereze kuri iki kintu. Ntabwo bisanzweho ibi noneho biri mu itorero, noneho ibyari mu rwihisho mo biragenda bigaragazwa, biragenda bigaragara. Mube maso rero musenge. Hari ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo mube maso musenge mutagwa mu moshyi. Twiriye kuba maso kuko urumva ko mo turagenda twinjiranwa. Impamvu yo kugira ngo mbabwire ibi ngibi rero nta yindi ni ukugira ngo mumenye neza ko agakiza twahawe ntago ari ukugira ngo dukore ibyo twishakiye, ntago ubuntu twagiriwe ari kubukoresha ibyo twishakiye, ahubwo kubera ko ntituri abacu ngo twigenge. Niyo mpamvu dukwiriye kuba maso tugakora icyo Imana yashatse ko dukora. Ahangaha bakomeje bandika baravuga bati ibi byemerejwe mu nama nkuru y'itorero ry'Abangirikani sinodi. Iyo nama yamaze iminsi 2 yahuje abasenyeri, abayobozi mu itorero ndetse n'abarayiki, yabereye mu murwa mukuru w'Ubwongereza i Londres. Icyo cyemezo cyo kwemerera abapasiteri guha umugisha abashaka kubana bahuje ibitsina cyafashwe ku wa 4 tariki ya 9 Gashyantare 2023 ubwo iyo nama yasozwaga. Ahangaha ni ibintu bikomeye cyane, urumva. Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye Mwuka Wera. Yaduhaye Mwuka Wera kugira ngo tuzajye tumenya n'ibiri kubera mu bwisho. None ubu ngubu byaroroshye, ikintu kiraba rwose itangazamakuru naryo rikaba ryakimenye rikakitubwira. Niyo mpamvu ibintu noneho ntago amazi si yayandi. Amazi ntago akiri yayandi kwa kuntu wogaga witwara mu buryo budahwitse, nta mwete nta n'ishyaka. Ndagira ngo niba wasengaga rimwe wongere ibihe byo gusenga, kuko ntabwo byoroshye. Inama zirakorwa kandi zikorwa zishaka umukristo. Ikintu cyose gikorwa mu isi kiba gihiga ubukristo, kiba gihiga umukristo. Nyuma ngo yo kujya impaka, urumva bagiye impaka, hari ibice 2. Muri iyo nama hari harimo ibice 2. Hari igice cy'abashyigikiye ubutinganyi, hari n'igice cy'abatabushyigikiye. Ngo rero ngo nyuma ngo haje kuba impaka. Abitabiriye ngo inama nkuru ngo bakoze amatora, maze abagera kuri 250 bemeza ko abahuje ibitsina bagomba kwemererwa gusezerana mu itorero, mu gihe abandi 181 batoye badashyigikiye icyo cyemezo. Ariko barushwa ubwinshi n'abifuza gushyingira abahuje ibitsina mu nsengero z'Abangirikani. Ngo mu Bwongereza ngo hari hashize imyaka 5 hari impaka z'urudaca zirebana no kwemerera abapasiteri gusezeranya mu itorero abahuje ibitsina. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko mu Bwongereza abantu benshi bashyigikiye gushakana kw'abahuje ibitsina. Ngaho namwe mwumve, abantu bagera kuri 250 bari muri iyo nama batoye itegeko, bemeje, barashyigikiye ko abantu bakwiriye kubana bahuje ibitsina. Noneho abandi 180 bo ntago babishyigikiye, bo ntago babyemeye. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane. Umubare munini uri mu babishyigikiye, umubare mutoya mutarabishyigikiye. Rero ibi ngibi birakomeye, kandi wibuke yuko iyi nama yari yahuje abakuru b'itorero.
nta muntu, ni ukuvuga ngo nta rubanda nyine rugufi nta rurimo, abakristo bo nta barimo, ni abakuru b'itorero gusa, ni abarayiki, ni ba musenyeri, abo ni abayobozi b'itorero. Abenshi rero mu bitabiriye, umubare mwinshi niwe washyigikira itorero, umubare mukeya ushyigikira, umubare mutoya we ntabwo wabyemeye. Ariko mwibuke yuko Imana ikeneye umuntu umweya, ikeneye umuntu umweya wakubaka inkiki, ikeneye umuntu umweya wayihagararira. Mwibuke ibya Sadaraka, Meshaki na Abedenego, mwibuke n'ibya Daniyeli, uburyo ki bahagarariye Imana, kandi Imana irabanezererwa, ikora icyo yashatse gukora, ikora umugambi wayo iwusoza kuri bo. Rero namwe mube maso, muhagarare, mwambare imbaraga, kuko ibihe turimo, iminsi tugezemo ni iminsi iruhije kandi ni iminsi igoye. Ijambo ry'Imana muri Yuda igice cya 2 umurongo wa 4 bavuga ngo, kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Hari abantu bahinduye ubuntu bw'Imana yacu isoni nke pe. Ubuntu twahawe, natangiye mbabwira yuko butatwemerera gukora ibyo twishakiye, butatwemerera kuwupfusha ubusa, dukora iby'imibiri yacu ishaka, dukora iby'imitima yacu ishaka. Nk'uko natangiye mbabwira, ntabwo turi abacu ngo twigenge, n'ijambo ry'Imana rirabivuga, ntabwo tutari abacu ngo twigenge dukora icyo dushaka, ahubwo umuremyi wacu, uwaturemye, niwe uzi icyo yaturemeye. Niyo mpamvu dukwiye gukora ubushake bwe. Imana ishimwe. Ahangaha biragaragara yuko ibyemezo bigenda bifatwa biba bishaka kudukuramo icyo twamize, ariko hagarara ku cyo wamize, ukomere ku cyo wakiriye. Ntihagire umuntu kwaka ikamba ryawe, ntihagire umuntu uzimya igitereko cy'amatabaza kiri muri wowe, kuko nta kindi ibyo ngibyo biba bishaka kugusubiza, biba bikohereza mu mworera, mu muriro, biba bigira ngo wihakane Imana, noneho numara kuyihakana ube umwana wo kurimbuka. Ariko ntabwo uri umwana wo kurimbuka. Yesu Kristo niwe mwami wacu, Yesu Kristo niwe bugingo, niwe mwami wacu, natwe turabahamya b'ibyo. Imana ishimwe. Ubwo benshi bari kwihakana Yesu Kristo kandi ari we mwami wacu, bagatandukira, bakava mu masezerano, bakareka Imana, wowe ntuyiveho, ntuve ku mwami, usubize amaso inyuma. Ubuzima bwawe bwose bufitwe nawe, niwe uguhaye kubaho. Ntukwiriye rero kuva ku isoko y'amahoro, y'umunezero, y'ibyishimo uhabwa muri we, ahubwo rushaho kwegera Yesu, rushaho kwegera Imana. Imana izarushaho kukwiyereka uko bwije n'uko bukeye. Imana ishimwe. Itorero ry'Abangirikani mu Rwanda ryo iki cyemezo cyaryamaganiye kure. Ruvuga ngo iri torero ryo mu Rwanda ryo ryanze gushyigikira, guha umugisha aba bana bahuje ibitsina, babyamaganye. Kuri uyu munsi wa 5 tariki ya 10 Gashyantare, kuri iyi tariki nyine nibwo itorero ry'Abangirikani mu Rwanda ryasohoye itangazo rigaragaza ko ribabajwe n'uko itorero ry'Abangirikani mu Bwongereza ryemeje guha umugisha mu itorero aba bana bahuje ibitsina. Ahangaha iyi nkuru iragira iti ngo mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizweho umukono na Rivera Dr Laurent Mbanda, umwepiskopi mukuru w'itorero ry'Abangirikani mu Rwanda, ryavugaga ko iri torero mu Rwanda ryababajwe cyane n'uburyo itorero ry'Abangirikani mu Bwongereza ryemeje guha umugisha mu itorero abashaka ku bana babahuje ibitsina.
mu kiganiro kigufi Musenyeri Laurent Mbanda yahaye Inyarwanda, ahangaha nyine uyu Laurent yaganiraga n'ikinyamakuru gikorera kuri interinete cyitwa inyarwanda.com. nyuma yo gusohora itangazo rigenewe abanyamakuru ryagaragazaga ko itorero ryo mu Rwanda ridashyigikiye ibyemejwe n'itorero ryo mu Bwongereza. Yavuze ko abangirikani bo mu Rwanda bagomba gukomera ku myizerere ishingiye kuri Bibiliya. Yagize ati ubutumwa dutanga ku bangirikani bo mu Rwanda ni uko bagomba gukomeza imyizerere ishingiye kuri Bibiliya. Muri iryo tangazo itorero ry'abangirikani mu Rwanda basohoye banaboneyeho gusaba abanyarwanda guha ikaze abangirikani barenga 1,100 bazitabira inama izabera mu Rwanda muri Mata uyu mwaka. Musenyeri Laurent Mbanda yabwiye Inyarwanda ko icyemezo cyo gushyigikira gushyingirwa kw'ababana bahuje ibitsina cyemejwe n'itorero ryo mu Bwongereza kidashobora kuzagera mu Rwanda. Yavuze ko itorero ryabo ryo mu Bwongereza ridategeka iryo mu Rwanda, ibyo rigomba gukora. Rwose itorero ryo mu Bwongereza ry'abangirikani ntago rigomba gutegeka itorero ry'abangirikani bo mu Rwanda icyo rigomba gukora. Iki cyemezo ni cyiza. Musenyeri Laurent Mbanda rwose yavuze ikintu cyiza cyane. Rero abakristo mwese muhagarare kigabo, uyu mwuka mubi tuwurwanye. Uyu ni wa mwuka mubi wari uri Sodoma n'uri Gomora, kandi uyu mwuka mubi usaba ko duhaguruka tukawirukana, kuko nitwe biza bishaka, biba biza kutwangiriza, biba biza kudukura ku myizerere twamenye twakiriye, kandi niyo itubeshejeho, niyo idukiza, niho tubonera amahoro, niho tubonera ubuzima. Rero uyu musenyeri we yarabyamaganye, kandi koko nibyo. Musenyeri we yanaboneyeho guha ikaze. Buriya inama izaba mu Rwanda muri Mata uyu mwaka izavugirwamo byinshi cyane. Rero kandi twizera yuko bene data bo muri Anglikani bakomeje guhagarara kigabo, kandi n'ayandi matorero yose ari mu Rwanda atari Anglikani, namwe muhagarare kigabo, uyu mwuka mubi tuwirukane, haba mu gihugu, mu itorero, mu miryango yacu, mu bana bacu. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana muri Efeso igice cya 5 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12 niho handitswe ngo ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Imirimo y'ab'umwijima itagira umumaro dukwiriye kuyihana, kandi tukareka kwifatanya n'abantu barangwa n'ibikorwa bibi, n'abanyangeso mbi, ngo kuko ngo ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga. Urumva ubutinganyi biteye isoni, n'ibikorwa biteye isoni bidakwiriye kugera mu Rwanda, bidakwiriye kugera mu bana bacu, bidakwiriye kugera mu itorero ryacu, bidakwiriye kugera no mu muco wacu nk'Abanyarwanda. Ahubwo duhagarare kigabo ku byo twizeye, ibyo twizeye twe kubitakaza. Kristo Yesu akomeze atubere umwami, kuko ibiza byose babigira ngo bimukuremo, tujye mu yindi myizerere, ariko iyo myizerere yindi itari iyo kugumana Kristo, iyo ngiyo ntayo dushaka. Imana ikomeze ibagirire neza.